Rero kamubwire ku burwayi bwawe bwite. Niba mfite umupasiteri ujya unsengera. Uramutse ubyizeye nawe akazagusengera rimwe wazanshimira nyuma. Ariko boss mama yasaze agushakisha yataye umutwe wagira kuvuga asubira mu rugo. Ariko iyo nkubona nyine garura ubuyanja. Bo ibi byose bizarangira sibyo bizagira iherezo kandi nizeye yuko tuzongera kubaho ubuzima bwiza ngubu turimo sibyo na bwa bundi twabayemo tuzajya tubona buciriritse. Uravuze ngo umwana wanjye uravuze ngo umwana wanjye bamukugura. Uravuze ngo umwana wanjye bamukugura. Sohoka. Wishomete none ko ibe. Boss aho yahantu ni heza ariko. Nakurangira ahantu heza. Arakomeye vu. Uko nyine ko urukundo rwawe. Ubwo bwari nuvuga ngo nta n'ubusha no kunyegera. Aho uri sumeze neza. Zishire guzwe nyine nishimye ko nyine ndiye no muri ghetto yego nubwo nyine nari mvuye wenda ahantu hanjye mba. Ariko mvugira no tugiye kugitubana muri ghetto. Nusohotse tubana? Ni turabana ariko jiri ibintu byo kurana nayo mugongo rwose nabyo ngiye yambangamiye pe. Urashaka yuko none turare kuri bed. Ni burangiye mupfumbata nta mupfumbata. Deo no kuri kwimana. Uziko werekeza umutwe hariya nanjye nkwerekeza ahantu nta mpamvu zo kwegerana. Shiriza dukundana. Kugeza dukoze mariage. Abagabo turihangana ariko naye gusama yaba igenda gukunda n'ubundi ibyo byose nzabyihanganira. Abo nawe narihangana ibintu byose ngibyo binanira. Ariko nyine nawe nubona nyine bikwiye nitwara neza zana gift. Gift yiki? Nyine ureka nkubwire. Watubanye muri ghetto twavuze ko nyine nta kintu cyabo. Sibyo? Icyiza ni uko tugira nyine umurongo tugira. Igihe tuzakora mariage n'ibindi byose bizaba. Ko ngomba kubyihanganira. Shashe rero suzu wa mushinga wanjye simfite. Ejo rero nibwo nzawujyana kugira ngo barebe nyine uko umeze ariko n'undi nizeye ko bazawemera ko ari abantu benshi twakoranye kandi nizeye ko bazamfasha. Ugenda byizeye cyane ndabizi neza ko bizemera. Bizakunda. Kubera yuko uriya mushinga ukuntu nawushizemo imbaraga nyinshi ngenda byizeye. Ariko nanone ikindi tutagomba kugenderaho no abantu muraziranye ngo abantu barahinduka. Ntiwamenya ngo umuntu mwarakoranye ngo ibiki ugasanga niyo ugutengushye. Abantu niko bameze nyine shiri ndabyumva kandi cyane. Gusa nanone nizeye umushinga wanjye ko bazawemera nyine bitewe n'uburyo ukoze. Nayo mpamvu ugomba gushyira imbaraga cyane. Nyine nkabaha nyine ibintu bizima ko sometimes igihe wizera abantu nyine ugasanga ku munota wanyu baragutengushye cyangwa se babandi bari wizeye ngo nabo bazagufasha ugasanga ni nabo babyicaho nyine nabibonye. Ugasanga nibo bakuraburije ariko nyine ndabyizeye ko bizagenda neza. Bizagenda neza kandi buno kuri sinshaka ko tuguma muri ubu buzima pe. Simbishaka kubera ko ndagwangayikiye cyane. Mbona bikugoye sinzi Imana idufashe uriya mushinga unyuremo. Siko wamfashe nk'umwana. Uteze. Wamfashe nk'umwana nyine ubona ngira ngo byamvanze ibintu byose byancanze. Ega biragoye ahantu ndabizi ko bikugoye kuhaba. Gusa nyine nanone ubona se ko umaze kumenyera kandi ahubwo ndashima Imana cyane kubera ko mufite kuko niyo kiraro cyanjye cyatumye ibi byose nyine nemera kuba mu ubuzima bwose nemera ko ushobora guhinduka ariko nanone bitewe n'umuntu muri kumwe mukabugendamo neza. Niyo mpamvu rero ahubwo ndagushimiye cyane. Thank you. Welcome.
ngira ibyo ntegura. Nta kibazo Mayra. Ukuntu byarindi Ibikize. bitekerezo. Ibiki. Ano? Kadiri nuransetsa nawe. Ngo iki? Subura baza ukabazana kari agakobwa. Umva mbanze nkumenyesha. Nko kunyumva? Najya ngo nkubwire yuko nta munsi n'umwe nzigera nemera yuko kari agakobwa kambira umukazana. Umva noneho n'umuhungu wanjye karamutwaye ntukaramuroze ntukaramuha ntabwo nzi ibintu kamukoze nawe ntabwo nzi iyo yangaye ntumbaze iyo yagiye ntumbaze nuko abayeho ariko reka nkubwire umva nkubwire vi ndagira ngo nkubwire yuko kari agakobwa ninkafata niba n'uburozi nzabugaha ariko kandekera umwana huya nta nubwo ari n'ejo uyu munsi ndagira ngo mumenyeshe ko ndara mbikoze ndarara mbikoze iki se ko wajya ngo nawe yataye ubwenge nta bwenge kigira umuntu wataye aho kuba agata ahantu ho kurara heza agata akazi agata bizinesi bakaba abayeho nk'amayibobo hejuru y'agakobwa k'inkandagira bitabo kagakoze ntaza ahantu katurutse umuhungu wanjye yarambabaje ariko ndaza kubikaryoshya sakari agakobwa abantu babona narareze babona nta burere nigeze mbaha basi hejuru y'umuhungu wize neza wabayeho neza akifata akajya gutereta agakobwa k'agakozi ko mu rugo umwe yiganaga cyangwa bakoranaga ntawe yabonaga se ntiyishe ubukwe bwe imisatsi yawe yarakuze sha ushaka kongera umusitari izo njwiri se arazibaze kandi urabona ndi kusuka kandi ndayika reka ndabizi urimo urayisuka nk'iyo yawe oya ngende gusuka ikiryamo wazutse igihagaze se wagiye umpa amahoro kibaho oya nyaguha sheri na Nyamirama nzayiguha nazo urabona byambere ubwo ngubwo ni ukuri ndiye ndabona biri kubera kandi ndabirekeraho ngewe da nta miyaga mba mfite none se nanjye ndaje ngucira inzara sha nazisiga ariko nzisiga igisabune turazisiga isabune azejere kagifura k'ubururu ubona urukundo kandi kaguraga 50 ka kera sheri ubona urukundo rwacu ukuntu ari rwiza ukuntu ruba ruryoshye izabandi usuzize gute wazibonye gute ndabandi se zarampiriye bari kumamagara niyo telefone bari kumamagara iyo wabona ari abagutereta sha ima ni nimero ari abaguze inyanya se ushaka kwigira ubigura se ndayafite ikire Bien, ¿no? Hola. Oui. Oya ntabwo nakomeye. Sha ndumva ijwi ndizi gusa byanze kurikurura. Mbabarira unyibwire.
Brandine. Jesus. Brandine umeze gute? Brandine se nawe. Sorry nta nimero yawe nari mfite pe ntago nari kuba ntago nkwirengagije pe. Namushuti wanjye. Yo. Wavuye kumureba? Nusivete ko atari yanambwiye ko waje. Nta kibazo kabisa uzaze ngiye mba mpari pe. Mba mpari buri munsi nta hantu ngira njya nirirwa iwacu nyine. Shino kuri wakoze kudusura. Nanjye ngeraho nyine vuba aha ngaha. Urabizi turakumburanye imyaka ibibaye myinshi. Yo. Allo? Allo? Karame? Ngaho neza? Muraho? Ni bande ko tutabamenye? Yemwe ni Rwema umuturanyi wanyu. Papa Yves. Rwe, ntago nari mfite nimero yanyu. Muraho neza? Turaho neza ariko hari ikibazo. Ikibazo? Ikibazo ki? Nene mpamvu ndagi nguhamagaye. Muzehe byarangiye rwose yitabye Imana pe. Muzehe? Muzehe uhe? Muzehe wanyu. Oya, mw'izina rya Yesu. Rwe. Nukuri mwihangane pe, mwihangane mwana wanjye ibi bintu. Oya. Papa yapfuye. Nukuri no kwihangana pe. Ahubwo wenda mushobora kugira mukaza mukadushyikaho hakiri kare. Okay, nta kibazo. Reka ngerageze uburyo mbashyikaho. Mugerageze murebe uburyo mwadushyikaho kandi mwihangane mukomere nuko. Murakoze cyane. Mwihangane mukomere. Ntabwo Papa oya. Papa ntabwo wadusiga. Ariko ntabwo ni icyo nkoreye. Buri gihe waremewe ibyago. Oya Papa. Oya Papa. Oya Papa. Papa. Usanze Papa kuko muradusize mwese. Niboneka no kubahamagara. Papa. Umva nteye amatsiko ariko we niyihe surprise umfitiye? Mbabarira umbwire.
ngo wamboneye akazi. Oya sha mbabarira pe, wigenda utabimbwiye neza. Okay, nta kibazo tuzabiganiraho neza nuza hano. Ubwo ndakwiteguye muri no minsi. Sawa merci. Ntabwo bimbwiye neza. Ntabwo bimbwiye neza nicyo kibazo. Nose ko azazana. Sinzi ngo Ivete ngo yari yambwiye ngo nta kazi mfite muri no minsi. Ngo kandi ku kazi kabo bakeneye ngo umukozi. None baguhisemo. Ndabizi se ntabwo ngenda bashuwa. Oya tagomba kukabona nibwo niba nakawe nyine. Senga nyine. None se bankubaze. Brandine n'umushiti wanjye. Rero babona nyine Imana kwibutse. Dusenge pe wasanga biciye. Gishyiramo udukanzu kajya. Wasanga binaciyemo da ntawamenya. Ese jero ziko wanzutse byanyabyo se. Komeza zuke nyine n'ibindi komeza. None nakiza kuri kw'Imana yenda bona ari byiza. Yego sindabana ahita. Nkomeze n'umutwe wose. Komeza rwose zirabatangiye. Zirabatangiye. Wicike intege. Nahisemo neza. Agasani turi kumwe. Nawe uzi niyaba uri kuririmbira umunege nta n'igishishwa baguhereza. Ndakoze ku buryo wanca intege gutya. Ndabikubwiye. Ntabwo nkunda sheri ngiye nkuririmbire n'ijwi ryanjye. Iryo jwi wacu uzuririmbye ijwi rya kangahe. Okay. Basi da undushije iki? Gerayo mva. Rega buriya ngira n'inshuti nyinshi. Nukuri. Riga rumva. Bazi wowe. Nyine urumva ko yakose ubukari wowe ugomba kubanyereka mva nabwirwa n'iki. Ubu ugomba kubazana bakanadusura akareba. Azaza nyine yarambwiye ko azaza ejo. Kandi Brandine n'umwana twabanye kuva kera nyine nuko naje muri Kigali tukanaburana. Ntibagirwa no kumubwira ko naje bureka ko nawe ari hafi. Sha buseje kwiri n'ubundi buko numva azaza ntarabizi ejo mfite gahunda nyine. Ubwo nyine uzamwitaho umwakire n'ibindi byose nyine uzabimubwira. Bikize. Mwakanje. Okay, nta kibazo cya mbere nuko nari kukubwira nyine ko nta kibazo. Ubaye utanafite inshuti maze ahubwo nicyo cyaba ari ikibazo. Se nyine kubera ko abantu bahindura bakimuka muvoma abo usanga umuntu mwanakoranye mwa mudaherukanye. Ntago duherukana. Ese sheri wari ubizi ko uziko n'abantu baba nyine bavukana mu rugo uziko baburana ukagira ngo ni banaziranye nyine kubera umwe arimo arakorera aha undi arakorera mu ntara undi muri Kigali. Ubuse nk'ubu wambwira ngo mperukana na Ivete byari ikibazo nyine ariko nyine ni ubuzima. Ubwo rero uzamunsubiza ariko uzamusuhuze. Ashobora no gutaha wahageze. Ubwo nyine bizaterwa ariko biragoye. Anyway tubitegereze nyine turebe. Ubwo nshobora kuba musanga cyangwa se musange. Ntabwo mbizi. Cyangwa se nuko muzamenya nawe na Brandine. Ntabwo mvuye ko sabaye. Suburize icyugo cyanjye sha. Wisi Gwiki? Nose kuri kuja byagenze gute? Oya wirira abanza umbwire habaye iki? Okay, reka tuze. Yego turi kumwe. Shini. Turi kumwe. Nako nyine rekera kurya ndaje. Habaye iki? Mubaze ngo habaye iki? Sawa. Tumaje ngo habaye iki? Nagashaka ko bimbwira ari kumbwira ngo ntitugende vuba mu rugo ngo aradushaka kandi ari kuja cyane. Ndumva binteye ubwoba pe. Cyangwa ni ya ndwara y'ubushiri. Umereye nabi. Tugende rero.
Oya humura sheri humura nibanze kubwira urumva ko ari ikibazo gikomeye humura wowe mwihorere ahubwo niba kubwira ngo tugende tugiye kumureba sibyo Ego kumara nyagasi ukwere bigenze gute Yeah. Oya ntabwo ari impanga. None papa yasanze mama. What? Papa yapfuye. Oya utambwira ko ibintu ntekereza nibyo bibaye. Utambwira papa ngo nguki. Iva ngo nguki papa yabaye. Sheri Yangane sheri Niba mama magana kwimana mama ambwira ngo papa yapfuye kandi ntabwo bafite amafaranga yo kumushyira muri ubu muceceka tukaja gushyingura papa yapfa tugende kureba Mana wagagahinda kujuka dutse Mana kujuka dukorera ibintu papa wacu ko Mana korera ibintu byawe Kuniceceka ngaceceka tugomba kujya gukingura papa ntabwo bafite ukuntu nta mafaranga bafite ngo babishyire muri moro ntabwo yaba ari papa ife bakubeshye tugenda turye kureba ntabwo ari papa n'ubwo ni Rwema wampamagaye Vani kandi urabizi ko Rwema umushuti wa papa ntabwo ashobora kumbeshya yambeshye se ko ntari mfite na nimero ye ntajya mvugana nawe yambeshye kugira ngo bigende ariko aba bantu tuzigera mbakunda papa usubize mama wazi ariko mana yanjye noneho banza nasaze pe buse ndimo ndapanga ibintu ngo ndirukanse ndagiye mwakabyara mwe mana yanjye yewe ko ntayo umutwe mbuza amahoro aho sunda rwana niki David ntiyigeze ndega nta namwe yigeze ndega ariko ngiye ubwanye nataye umutwe ndasaze pe ndasaze nyiri cyayiruka ntawo mwirukanyije kose mana isi nijoro meniki ko numva mbuza amahoro ndapakiye ngo ndagiye nta muntu wandeze nta muntu wavuye habe n'ikintu na kimwe nasaze ntaye umutwe pe ariko nacyo reka ngende nsubire mu rugo nicare nuze bana nibikunda nzasaba imbabazi ningo pe Yesu we nta bantu ndakibaguzwa mana we ariko si yaza ko yarandeze ubu baba bataraje kumfata cyangwa kundeba bose baramfata nduwe ko nakene cyo
kanigendere n'ubundi ntawamenya uko ibintu bimeze kanigendere. Ibe ngira ngo mbahumurize ndetse n'ishuri banjye ntabwo byoroshye pe, ntabwo byoroshye. Buriya Imana yitwariye mama yadusigaranye muzehe nk'umubyeyi, nanjye ni papa ndibara mu bana be kuko nakunze umukobwa we kugira ngo mbasabe nk'itanga. Ntabwo ibintu bijya bimenyerwa mu buzima, ariko iyo dusomye na Bibiliya cyangwa se n'ibyo batubwira twese tuzajya mu ijuru pe, nuko bitajya bimenyerwa. Abantu bazaduherekeza, bazashyingura, abazatwizeza ibitangaza wenda bazadufasha, cyangwa hari icyo bazatumerera mu buzima, ariko icyo tugomba gukora twebwe nuko dusigaye ni ukwizera Imana yonyine ko ariyo ishobora kudukomeza no kudushoboza. Ngo rero mwihangane, nyuma y'ubuzima buzakomeza. Icyo dusabwa twebwe basigaye cyangwa se nk'abana ba muzehe ni ukuzakora ibintu byiza bihesha Imana icyubahiro, hasi aho azaba yicaye ndetse na mama bazabone ko abana basize barimo gukora ibintu byiza bibahesha icyubahiro. Umwihariko kuri Sheri ari mu musezeranye ko ubuzima bwose twabanye ntabwo musezeranye ko nazitangaruka ngiye gufata inshingano z'umubyeyi. Ibyo muzehe yakoraga nanjye nzajya mbikora, nugira ikibazo ntacyo uzamburana, mbega ngiye gufata nk'umwana ubushobozi bwanjye bwose pe. Ndabigusezeranyije Ivete nawe tuzamuha hafi ibishoboka byose, wenda n'ibintu ari imbuto twabana urugero baho nabi ndetse na murumuna wawe. Inshingano zose muzehe yari afite ni ukuri mu bushobozi bwanjye bwose uko bumeze nzagerageza kubana nawe. Ihangane rero, Imana iri mu ijuru nakire mu bayo.